bakunzi b'umurongo Info France Rwanda, nshuti mwese mukurikira ibiganiro bitambukaho, tubateguriye ikiganiro tugira ngo tubagezeho, ikiganiro kirimo umunezero mwinshi kuko Rwanda uyu munsi tuganira rwakiriye abimukira boherejwe na UK Ubwongereza mu masezerano bagiye ibihugu byombi byagiranye byo kugira ngo bifashanye bitabarane. Ubwo rero akaba ari igikorwa gikomeye cyane twumva twatangariza hano kugira ngo cyane abo muri diaspora mumenye ko abo bimukira batangiye kugera mu Rwanda bahereye ku bimukira 10 batangajwe Bambere. Iyo ni intambwe ikomeye rero mu mateka y'u Rwanda hagati y'ufatanye n'Ubwongereza. Ni ukuvuga ngo ibintu biri kugenda bijya mu buryo biragenda biryoha, ndetse kubona icyo gikorwa kibanjirijwe n'inama twaganiyeho ubushize y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma COGAM. Ni ukuvuga ngo u Rwanda mbega ruhagaze neza mu mateka y'amahanga, mu kwakira, mu gufashanya, mu gutabarana, ndetse no kugaragaza ubushake bukomeye cyane u Rwanda bufite bwo kugira ngo icyo bufite u Rwanda rugisangire n'ibindi bihugu n'amahanga. Bityo ibyo byagombye guhera muri diaspora, hakaba umunezero mwinshi, hakabaho gufatanya n'igihugu cyacu mu kwakira abavandimwe n'inshuti, ndetse rwose tukagiramo uruhare rukomeye cyane rwo kubyishimira no kugira icyo tubikoramo. Ayo masezerano rero nk'uko tubitangarizwa ndetse n'amaradiyo amwe n'amwe mu Rwanda n'ibinyamakuru, dusanga ko ayo masezerano bahise ngo ni ubufatanye mu kibazo cy'abimukira n'iterambere ry'ubukungu. Iterambere ry'ubukungu nishobora kubaho hakiriho abantu kera hakirimo abantu badafite aho baba, hakirimo abantu bakurwa mu byabo cyangwa se badafite ibyabo bwite. Niyo mpamvu u Rwanda rwashyize ku mutima rwemera ko rwose ruzakira abo bimukira, noneho rugirana amasezerano yo kubakira n'igihugu cy'Ubwongereza. Ayo masezerano ku ruhande rw'u Rwanda ni amasezerano meza, kubera ko ni ukuvuga ngo abanyarwanda kwakira byonyine biri mu muco nyarwanda. Gucumbikira umuhisi n'umugenzi n'umunyamahanga noneho nakarusho. Ni ukuvuga ngo ubundi abanyarwanda mu muco wabo baracumbikira, barakira. U Rwanda rero rwo rubigaragaje mu rwego mpuzamahanga ko ari umuco nyarwanda. Kandi Info France Rwanda twabatangarije kenshi ko ibiganiro bizajya biba mu muco nyarwanda. Niyo mpamvu tugira ngo turi gukora mu muco nyarwanda, tukazanamo iki gikorwa cyiza, tukazanamo aya masezerano u Rwanda rwasinyanye n'Ubwongereza. Ayo masezerano yo kwakira abavandimwe mu bindi bihugu bakakirwa bagacumbikirwa. Ngo murumva ibintu bizakorerwa abavandimwe: kubacumbikira, kubakira, kubagaburira, kubafata neza, ndetse kubaha amakuru ahagije bifuza, kubaryamisha ahantu heza rwose haryoshye cyane, kandi no kwihitiramo indyo n'ibikorwa bindi bizakurikiraho. Ibyo murumva ku gipande cy'u Rwanda ni ishusho nziza mu mahanga, ni ishusho nziza mu gihugu cy'u Rwanda imbere, ni ishusho nziza mu byo u Rwanda rukora byose kandi rufatanyije n'amahanga. Icyo kintu kiragomba kwitabwaho cyane, kikamenyekana ko ari amasezerano arimo ibikorwa byiza pe, by'ubutabazi, byo gufashanya, byo gushaka ikintu cyose cyateza ikiremwa muntu imbere. Kuko niba hari impunzi zikiri hanze aha ngaha, u Rwanda rugafatiye mbere bwo kugira ngo rucumbikira babuze aho bacumbika. Ibyo ni uburyo bwo gutera inkunga no kubaka iterambere, ndetse navuga rinarambye ku kiremwa muntu aho cyaba kiri hose. Ibyo ni ibikorwa bikomeye cyane. Twavuga yuko n'ibindi bishimishije mu kwakira bariya bavandimwe, nuko amasoko yo mu Rwanda azahahirwamo ibyo kubagaburira, ibyo kubitaho, ibyo kunywa. Ni ukuvuga ngo abahinzi n'aborozi bazagira umuganda ukomeye cyane wo kweza no gusarura, ndetse no gukama amata y'inka n'andi matungo magufiya, kugira ngo byose bizafatanye cyangwa se bizashyirwe mu bizakira abavandimwe Ubwongereza bwiyemeje kohereza u Rwanda nk'uko babisezeranye.
Cyo ni ikindi kintu tutabura kuvuga. Kandi tuvuge ko umuhinzi ibiribwa bye n'umusaruro we uguzwe ugashyira hariya, amafaranga yayinjize agasorera na leta. Tuvuge abakozi bazakira abavandimwe, bazabacumbikira, bazabagaburira, bazabitaho mu buryo bwose, haba abarwayi bakavuzwa. Ibyo ni ibizakorerwa bari abavandimwe babimukira Ubwongereza bwohereje mu Rwanda. Kandi abazabikora ni Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga nabo bazaba barimo. Bamwe bazaba ari abakozi bahemberwa ukwezi, abandi barazaba ari abubwitange, ababenevora, volunteers. Ni ukuvuga ngo rero ni ukuri iki gikorwa cyitabiriwe n'abantu benshi, gihuriwe n'abantu benshi, kigize income, kigize icyo cyinjiza mu gihugu, kigize icyo cyinjiza mu mifuka bazaba bari gukora iyo mirimo, kandi no mu ngo zabo bikagerayo bikakomeza. Rero ni ukuvuga ngo se mu Bwongereza ho bazaba babonye inshuti, umuvandimwe, u Rwanda rwo kubakirira abo bimukira, ugira ngo si intambwe ikomeye cyane. Uzi kubona umuntu ugutabara mu kibazo nka kiriya, ni ukuvuga ngo Ubwongereza bugize umugisha wo kubona u Rwanda ho umutabazi mu kibazo giteye kuriya. Abimukira u Rwanda, Ubwongereza rukabohereza, u Rwanda rukabakira. Cyo ni igikorwa gikomeye cyane. Noneho n'ubucuti bukomeye buvuye ku icyo gikorwa bikiyongera ku bundi bucuti n'ibindi bikorwa bisanzwe bikora biri hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Icyo nacyo reka tucyongereho, mwumve ko ari ibintu bishimishije. Noneho rero abazaganiriza bari abantu, abazakenera kubareba, abazakenera kubavugisha, baba mu mashyirahamwe, baba mu miryango idaharanira inyungu itegamiye no kuri leta, ni ukuvuga ngo bose bazagira amatsiko kugira ngo bavugane n'abari abantu. Ayo matsiko ntabwo ari ubusa, bazaza baje mu mirimo basanzwe bakora, bongereho n'iriya, kandi amafaranga yabo yenda baze muri za misiyo, amafaranga yabo atubuke. Murumva ibintu birimo ukuntu ari byiza kandi byinshi cyane. Hari n'ibyo tutashobora kuvugira aha ngaha, ariko bizaba birimo. Ntabwo twavuze amahoteli azabakira, ayo mahoteli abakozi babo bazahembwa. Amahoteli ni ukuvuga ngo muri chiffre d'affaires yabo biziyongera, kandi ndagira ngo mbabwire uko barushaho kugenda babakira no gushaka icyabagusha neza, amahoteli nayo agenda agera muri gamu, agenda atera hejuru, atera imbere, kandi akamenyekana mu mahanga. Niba abo bimukira baturuka mu bihugu binibi, bakazajya bavugisha bene babo bati turi mu Rwanda, turi mu hoteli niyi, muri icyo gihugu, muri ayo mahanga, amahoteli yacu azamenyekana kubera icyo gikorwa cyiza u Rwanda rukoreye abimukira b'abanyamahanga boherejwe mu Bwongereza. Murebe ikintu ukuntu ari relation ndende cyane, ari umushumi w'ubugizi bwa neza cyane, umushumi muremure rwose urambye, uhuza u Rwanda n'ibindi bihugu, uhuza u Rwanda n'Ubwongereza bwa mbere, noneho n'ibindi bihugu bikagenderaho kugira ngo n'u Rwanda rumenyekane. Navuze ishusho y'u Rwanda, noneho amahoteli y'u Rwanda amenyekane. Harimo abacuruzi nka ba Nyirangarama bazaherezaho ibintu, cyangwa se n'abandi amazina yabo akaza bari kuri yenda kuri za box, ariko ibindi byose ayo mazina bakagenda bayatangaza hanze, naho bakamenya abo bantu bitaye kuri bene wabo. Ibyiza ni byinshi, amasezerano ni menshi, akubiyemo byinshi. Ku Rwanda ni agahebuza, ku Bwongereza ni agahebuza. Ku Banyarwanda rero bari muri diaspora, kumva ngo iyo umwana ubundi muri rusange abonye baba bakiriye umushyitsi, bagashyashyana, bakamuha gutekera, bakamuha icyo kunywa, abana barishima, barabegera bakumva uko baganira, barabegera bakareba uko basa, barabegera bakabihumuriza, barabegera bakashaka kumva aba ari bo. Murumva amatsiko menshi. None diaspora twe twabuzwa n'iki kugira amatsiko y'ukuntu bagiye kwakirwa n'uko bazagenda bakirwa, ku buryo ayo matsiko twazayamazwa n'uko bamwe muzafata indege, cyangwa se tugafata indege, tugafata ibyuma, ku buryo twagera mu Rwanda tukirebera ubwacu, tukanabasura, tukanavugana nabo. Nagira ngo tumenye ko kiriya gikorwa ntabwo ari icya leta y'u Rwanda gusa, kandi leta y'u Rwanda ni ukuvuga u Rwanda n'Abanyarwanda n'abayobozi bayobora u Rwanda. Ni ukuri twese hamwe kiriya gikorwa ni cyacu. Buriya butabazi ni ubwa buri wese. Niyo mpamvu muri diaspora nongera kubibutsa inshingano ziyongera ku nshingano twari dusanzwe dufitanye n'igihugu cyacu, kugira ngo izo twari dusanzwe dufitanye zo kongera kumenya iwacu uko hameze, ibiri kuberayo, ibikeneweyo, twoherezayo nacyo twashobora. Noneho no mu iki gihe cyo kwakira bari bimukira,
diaspora nayo tugiremo uruhare rukomeye rwo kwakira bene data abavandimwe bavuye mu mahanga bimutse bavuye mu Bwongereza, bo bavuye mu bihugu byabo, Ubwongereza bukabafata bukabohereza mu Rwanda. Gahunda rero uko iteye ni ukuvuga ngo niba hari abantu batangiye kujya baka ubuhungiro ko ibihugu by'Uburayi bikayoberwaho baturutse n'impamvu zabo, babonye ko hari igihugu cyabafasha kugira ngo kibakirire bakiva mu mugabane wa Afurika, kugira ngo yibura be kuzamuka, bamwe barohame mu nyanja zijyayo, amato y'abacuruzi bacuruza bashaka kubarya amafaranga ku busa, bakanabatsinda hasi aho ngaho, bakabatsinda mu mazi, bakagwamo mutari ubushake. Birumvikana, ntabwo navuga ko ari ubushake kuko ntabwo bashaka kwica abantu uretse ko abicanyi bo baba, ariko rero abo ntabwo twavuga ngo bashaka kubica, ariko tuzi ko cyaba igikorwa cyiza cyane aho kugira ngo bajye kugwa mu izo nyanja, bakiriwe ku mugabane wa Afurika baturukamo, noneho iby'ubuhunzi bwabo bwigirwe hano hafi, bwigirwe aho nabwo bashobora no kuza bati turashaka guhunga none kandi turashaka guhungira muri iki gihugu, bigatangirira aho ngaho, u Rwanda rugasa naho rutegura ayo madosiye, noneho bikatungana neza cyane. Harimo rero byinshi bigiye gukoreka kugira ngo abantu bajye babanza banyura aho ngaho. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nta rugemwe ruzamuka ngo ruterwe ruzagire neza rutanyuze muri pepiniyeri. Ntabwo bishoboka ko imbuto nziza itateguriwe muri pepiniyeri yajya guterwa ngo izagire umusaruro. Oya, niyo mpamvu u Rwanda rugiye gukora igikorwa gikomeye cyane cyo gutegura bari abantu, cyo kubakira bakumva akababaro kabo, bakumva ibibazo byabo, ku buryo n'abazabakira biga mu buryo ki bifuza guhunga, bifuza gukora ibindi byose hanze. U Rwanda ruzagiramo uruhare rukomeye cyane rwo kubakorera intambwe ikomeye, igikorwa cya mbere cyo kubakira, cyo kubumva, cyo kubakurikirana, rukabategura. Ntabwo rero aho hantu twakwirangiza ko u Rwanda ruzakora igikorwa cyo mu rwego rwo hejuru, kuko niba bishoboka ko wowe muhinzi ujya guhinga urabanza ugaca iyogi rya mbere. Iyo iyogi rya mbere rimeze neza, n'andi mayo ajya akurikiraho amera neza. U Rwanda rero ibyaho bizajya bitunganywa neza, bitume n'ibindi bizajya bitunganywa neza. Aya masezerano ni amasezerano ameze neza. U Rwanda rwiyemeje kuyajyamo, rukemera kuyasinya, rukemera kwakira bari abavandimwe. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwakoze igikorwa gikomeye cyane, kiri mu muco nyarwanda. Icyo ni icya mbere ndakibibutsa, kandi kiranga u Rwanda ko n'ubundi ari u Rwanda rutabara ku isi yose. Nubwo yenda abatishimye bumva ko bimeze gutya bitanoze, ariko se n'ubundi abatanyurwa nta gihe batazanyurwa, kubera ko burya kamere muntu inziza nuko wanyurwa n'ikintu ubonye ugategereza n'umusaruro uzakivaho. Ariko hari utanguranwa akajya gutekereza iby'umusaruro nawe no mu byo atateguye, kandi wa musaruro akawita mubi n'igihe n'ingemwe zitaraterwa mu murima. Wavuga ute ko icyo bateguye mu murima kitazera igitoki kandi kitaranakura ngo cyane ukiri? Kuko ngo gutanguranwa mu bitekerezo. Diaspora twebweho twitegerereze ibyiza bizava mu kwakira bari abavandimwe, kuko ibyiza nuko u Rwanda nabibabwiye ishusho yarwo mu mahanga ni nziza cyane. Ayo masezerano arushyize mu rwego rw'ibihugu bitabarana, kandi abanyarwanda natwe tukazagira umunezero wo kwakira abavandimwe. Ndetse undi munezero nuko mu kubakira hari ibizakorwa byinshi, kandi bikorwa n'abanyarwanda, bikorwa n'abanyamahanga, bigira icyo byinjiza mu gihugu, mu banyarwanda, muri abo bazaba babikora. Kandi nimara kwinjira, u Rwanda narwo rwongere ruboneho icyo bita umusoro. Birumvikana, umusoro mu macumbi, umusoro mu biribwa, umusoro mu kubavuza, ibintu uko bimeze kose. Kandi tujye twibukiranya ko imisoro n'ubundi yubaka u Rwanda, yubaka igihugu n'amahanga yose. Nuko ariko bimeze, duhereye no kuba twegereye. Imisoro itanzwe neza, igihugu kirahungukira, bene igihugu bakahungukira. Mutibite none se cya gihugu iyo kimaze kubona imisoro kigakora ibikorwa rusange, kikazana amazi, kikazana amashanyarazi, kigafasha abatishoboye, kigafasha ibitaro, kikariha abarimu, kikariha abakozi batandukanye, abaganga, abakozi ba leta, mugira ngo imisoro hari ikindi ijyamo? Naho yoherezwa mu bikorwa bitunganira igihugu, mu bikorwa byungura igihugu giterambere, noneho no mu mishahara y'abakozi, ndetse no mu kuzamura ibigo by'ubukozi byinshi.
hashobora gukomeza no kubiganira. Info France Rwanda rero ishimishijwe cyane no kongera kubanyuriramo ibyiza by'amasezerano, ibikubiye muri ayo masezerano, ndetse noneho ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rw'Ubwongereza, mbese diaspora yo nayo ubwayo uruhare rwayo ni urubi. Nubwo nababwiraga diaspora, niba u Rwanda rugiye kwakira abavandimwe batangiye kuza, natwe mu bwacu aho twice dutangire tubakire. Kora icyo washobora gukora cyose kugira ngo kwakira abavandimwe kube kwiza cyane. Niho rero numva ikiganiro cyacu ntakomeza kugikurura cyane. Hari umunezero kugira ngo twongere tuganire, kumva ko ababimukira Bambere bageze mu Rwanda, kandi ko noneho ari intsinzi ikomeye cyane yo kugira ngo amasezerano ajye mu bikorwa, ashyirwe mu bikorwa. Icyambere kibiranga nuko igikorwa cyambere cyatangiye, amasezerano aba yatangiye, kandi ya masezerano uko ari meza agakomeza kuba meza mu Rwanda, inyuma y'u Rwanda, mu mahanga. Nyamuneka diaspora ubwo tukava hasi rwose, ya masezerano tukayagira yacu, ku buryo ibyo dushobora gukora natwe uwo muganda twawutanga. Umva rero mwumvise ikiganiro nk'iki gitambutswa na Info France Rwanda na Bwana Kayumba Jean Baptiste, nagira ngo rwose mujye mukora ku buryo utaracyumva mu musangiza iki kiganiro, mugakora share, mugakora subscribe, ku buryo nta muvandimwe, nta nshuti igomba kudakurikira amakuru nk'aya, ibyiza nk'ibiri kubera mu gihugu cyacu, ku buryo nibwira ko noneho diaspora ku mpamvu zumvikana tugiye kubana n'abanyarwanda mu gihugu cyacu, bagiye kwakira bari abavandimwe, bari abimukira Ubwongereza bwatangiye kohereza mu Rwanda, nk'uko bwagiranye amasezerano n'igihugu cyacu mu kubakira. Ndanezerewe ko muri iki kiganiro cyiza, kandi uko bazajya bakomeza kuza tuzajya tubibagezaho, ndetse n'inama iri hafi gutangira ya COGAM nayo tuzakomeza gukurikirana uko bigenda byitegurwa, kuko abategura benshi bamaze kugera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku buryo ndashidikanya ko abashyitsi bari hafi kuhagera, ariko ibyangombwa byose byaramaze gutegurwa. Nawe rero diaspora, mu diaspora aho uri, tegura ufatanyije n'abanyarwanda bari mu Rwanda, kugira ngo twese aho twicaye mu mahanga, nyamuneka twe gusigara inyuma mu guhananira icyatuma u Rwanda rwacu rushyika ku nshingano rwihaye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Info France Rwanda irabishimiye gukurikirana iki kiganiro.